Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Imana ibahe umugisha banezeze. Ndababwiye ngo munyemerere duhereze Imana icyubahiro. Iki gitondo itugiriye neza, izinze ijoro rizinguye amanywa. Itanze umugisha utarondoreka, irwanya intambara tuzi n'izo tutazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wowe urwaye niwizere gukira. Birashoboka ko waraye urira kubera ikigeragezo, ariko niwizere ubutabazi bw'Imana. Hereza Imana icyubahiro, iracyari ya Mana ikora imirimo n'ibitangaza. Iramburira amaboko, umutima wawe wuzura ibyiringiro, kuko dufite Imana ihoza amarira, dufite Imana itabara. Iri joro birashoboka ko wuzuye amashimwe, wakiriye umugisha. Nawe ntubyihererane, upfukame ubwira Imana uti Mana ndabizirikanye, ibi byavuye mu kuboko kwawe, ushima Imana. Twese reka dufatanyirize hamwe gushima Imana, iduhaye umwuka wo guhumeka, twongereye umunsi wo kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Nyemerera rero aho uri hose, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, bene data nshuti zanjye, ni ukuri ndababwiye ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha kubwo gufata umwanya tukabana mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibahe umugisha kandi banezeze, bagirire neza. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Iki cyumweru twafashe intego igira iti Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Ni ukuri Imana irahambaye, Imana iratangaje, Imana igira neza, Imana yita ku nsuzugurwa. Abantu bakurebera mu gisekuru, abantu bakurebera mu ndeshyo, abantu bakurebera mu bukene, abantu bakurebera muri situwasiyo uhagazemo iyo ari yo yose, ariko Imana yo ntabwo ireba nk'abantu. Imana ntireba nk'abantu, ndetse abantu bagukorera bibi, ariko Imana yo ntikora nk'abantu. Ni ukuri ntikora nk'abantu, Imana igira neza. Imana yita kandi ku banyamibabaro n'abicishije bugufi. Imana ikita ndetse no ku banyamasengesho, nabyo tujya tubivuga. Gusenga kw'abantu bakijijwe, bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, gusenga kwabo ngo kujya kuzamuka, kugatumbagira, kukarenga izuba, kukarenga ukwezi, kukagenda kugakomanga ku rugi rw'Imana, ngo amasengesho akinjira, yarangiza agasobanura nyirayo, agasobanura situwasiyo. Amasengesho y'ubwayo akavuga. Imana ishimwe. Ukaba wayasenze uri kurira ukagira ngo birarangiye, ariko amasengesho afata umuvuduko, akagenda agakomanga ku rugi rw'Imana. Imana ishimwe. Rero Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Ukureba usenga agira ngo uri umusazi, ukureba usenga abona ibyo ubamo nta gaciro bifite, ariko Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Imana yumva gusenga kw'abayisenga. Imana nishimwe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ni igitabo cya Yobu. Turasoma ibice 5, duhere ku murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo iki? Ariko ari njye ubu mba nshatse Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Yobu atangiye abwira abo bari kumwe ngo iyaba ari njye mba nshatse Imana. Bivuge ngo igihe ni iki cyawe cyo gushaka Imana, igihe cyo kuba mu karindagiza, igihe cyo kuba mu bintu wiberamo mbese bikumarira igihe nta nyungu. Wari ukwiye kuba ubishyize ku ruhande, ahubwo ukishakira Imana. Yobu aravuze ngo ariko ari njye mba nshatse Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Ibyanjye ni umwanya wanjye, ni mbese biriya bintu byose ugafata umwanya wo kumva ufitanye ubusabane n'Imana. Imana nishimwe cyane. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Haleluya. Yobu avuze Imana neza ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Nk'uko teme yacu ivuga ngo Imana ntikora
kandi ntireba nk'abantu, niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, bya bindi waburiye ku muntu, bya bindi ubona baguhebeje ko bitashoboka, iyo Mana niyo ikora ibikomeye kandi bitarondoreka. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. N'ibitangaza bitabarika, Imana ikora ibitangaza bitabarika. Mu bitangaza Imana ikora nawe ubwawe uri igitangaza. Imana yakuremye mu buryo butangaje, Imana ikubeshejeho mu buryo butangaje, Imana irinze abana bawe mu buryo butangaje, Imana irinda umuryango wawe mu buryo butangaje, Imana iguhozaho ijisho ryayo ikagukorera ibitangaza bitangaje. Ni ukuri ku buryo nawe ubwawe hari igihe wikebuka ukavuga ngo Mana uri rubasha kandi urashoboye. Imana ishimwe cyane. Yoba ayivuze neza ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Imana ishimwe. Niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima. Imana ishimwe. Niyo ishyira hejuru aboroheje. Haleluya, Imana ishimwe. Ntireba nk'abantu, ngo niyo ishyira hejuru aboroheje. Iyo Imana, umuntu ari imbere y'Imana cyangwa nawe ugiye kureba abantu boroheje, ukuntu Imana igenda ibibagenzereza buhoro 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 buhoro, wajya kubona ukabona umuntu Imana yaramukomeje. Imana ishimwe. Rero ngo Imana ngo niyo ishyira hejuru aboroheje, ba bandi utatekerezaga, ba bandi wabonaga bitababera, ba bandi bari barahebwe, ba bandi nyine, ba bandi utatekereza ko nabo hari icyo bageraho, hari uburyo bahinduka. Imana rero ngabo ngishyira hejuru aboroheje. Imana ishimwe. Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Abo boroheje, ba bantu uvuga ngo ni abantu b'abakene, abo boroheje, ba bandi ureba ukavuga ngo bariya bo ntaho byaca, ntaho byanyura, abo ngabo ngo Imana niyo ishyira hejuru aboroheje. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. N'ababoroga ibashyira mu mahoro. Imana ishimwe. Hari abantu barira cyane bakaboroga kubw'ibigeragezo n'ibibazo, akaboroga kuva ku wa mbere akaminira icyumweru. Hari n'uboroga akamara imyaka kubw'ikihando cy'ikigeragezo kimujomba, ngo ariko Uwiteka Imana ajya areba abo bantu baboroga, ngo arangiza akabaterura mu bumana bwe. Uwiteka Imana nahabwa icyubahiro, yarangiza ngo akabashyira mu mahoro. Imana ishimwe. Nuhumure wowe umaze igihe kirekire uboroga uri kurira, nuhumure wowe umaze igihe kirekire warishwe no kwimyoza, nuhumure wowe ubona byaranze, nuhumure rwose, ngo Uwiteka ajya afata ababoroga akabashyira mu mahoro. Iyo Imana igushyize mu mahoro uraseka, iyo Imana igushyize mu mahoro wumva ubohotse mu mutima, iyo Imana igushyize mu mahoro yewe uburwayi bukuvaho, iyo Imana yagushyize mu mahoro amadeni arishyurwa, iyo Imana yagushyize mu mahoro nawe uraguka bikemera mu izina rya Yesu. Ngo Uwiteka rero ajya ashyira ababoroga mu mahoro. Imana ishimwe. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Abanyabwenge nabo hari igihe bagira uburiganya, Imana nayo nabwo ikabahanira muri ubwo buriganya bwabo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro ko yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Hari incakura n'incabiranya, hari abantu babyuka bajya guteranya babeshyira abantu barimo kugenda babacongeramo umunyu, baconga kugira umuntu agirirwe nabi, umuntu ahe hibagirana. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ijambo riratubwira ngo yica imigambi y'incakura, kubera ko Imana itareba nk'abantu kandi idakora nk'abantu. Iyo migambi yabo ijya yica ngo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Amaboko yabo y'izo ncakura kugira ngo adasohoza imirimo yazo, ibyo bapanze, ibyo bifuje, uburiganya bwabo mu izina rya Yesu. Imana nishimwe ngo ijya yica imigambi y'incakura. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane.
ijambo ryatubwiye ngo Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Ibyo ni ukuri. Hari ibyo yica ikabyicira iyo, hari ibyo imenagura ikabimenagurira iyo. Mu izina rya Yesu Kristo muri iki gitondo ndakwingingiye, ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira Imana muri iki gitondo irambura ukuboko kwayo, irebe igitsura incakura n'incabiranya ku buzima bwawe. Ni ukuri Imana yica imigambi yazo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo ku buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Muhaye muronke mugendane n'Imana. Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Shalom.